Ni amakuru ubona ko ari gukomeza kuba yakurura n'ubundi impaka ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye guhera igihe Clarisse Karasira yashyiraga hanze amagambo bivugwa ko ari inama ari kugira abari cyangwa se abakobwa mu by'ukuri ubusanga bari kwiyandarika, hanyuma ibitekerezo biza kuza kuba byaba byinshi cyane, benshi bafata Clarisse Karasira mu by'ukuri uburyo butari bwo. Ngira ngo ukuntu bamwibasiriye ibyo byose ndaza kuza kuba nabikugezaho, hanyuma nkubwire ngo ese kuri ubu ngubu nyuma y'ibyo byose umugabo wa Clarisse Karasira mu by'ukuri atangaje iki? Ese mu by'ukuri na yahe magambo umugabo wa Clarisse Karasira noneho ashyize hanze, hanyuma atangira n'ubundi kuba yagarukwaho mu bitangazamakuru n'ubundi no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, bitewe n'ukuntu abantu benshi bumijwe n'aya magambo umugabo wa Clarisse Karasira ashyize hanze. Utagira ngo ni amagambo yo guteranya mwa bantu mwe, ko baravuze ngo isugi ibintu nk'ibyo ngibyo, bati ibintu nk'ibyo ngibyo cyangwa se zabyumva na hehe ngo izageto nyine watagamo ibintu nk'ibyo ngibyo bavuga Clarisse Karasira bavuga ibintu nk'ibyo ngibyo. Utagira ngo ni ibyo ngibyo ngo araraka yaravuze ati ngewe kuri kose ndakumenya. Tega amatwi hanyuma nkubwire ngo ese mu by'ukuri kuri ubu ngubu bimeze gute kuri Clarisse Karasira? Ngira ngo icyo gihe Clarisse Karasira yaranditse ati hari ku itariki ya 13 hari saa 1:08 za mu gitondo, ngira ngo mu rukerera rwo kuri uyu wa 13 muri ayo masaha nibwo yanditse amagambo kuri Twitter ye ati nanze kwiyandarika ngo nkurikire ibishashagirana mu bukumi bwanjye, nirinda umukiro navunikiye kuko narotaga igihe nk'iki. Bakobwa beza w'iwacu twiyubahe turebe kure kandi duhanga amaso ku byiza, Imana ntabwo izadukoza isoni. Aya ni amagambo yanditse ababwira cyangwa se agira inama abakobwa mu by'ukuri bakiri inkumi batarashaka. Bigaragaza uburyo Clarisse Karasira yavuze ko uburyo cyangwa se ahantu ari kugira ngo ahagere ari ukubera atiyandaritse, ari ukubera yitonze, kubera ko yarazi ko mu by'ukuri umuntu witonze cyangwa se umukobwa witonze mu by'ukuri agomba kuba yagirirwa neza cyangwa se Imana ikaba yamwitura. Ngira ngo aya magambo ni amagambo nashyira mu nyurabwenge kugira ngo ubyumve. Hari abakobwa ubusanga na baslay queen, ngira ngo bikunze kuba cyane, ngira ngo mwagiye munabyumva, hari abageza Dubai gutyo ariko mu by'ukuri batajyanyweyo n'imico myiza. Ngira ngo Dubai potipoti, ngira ngo mwibuka ibintu biberayo, ngira ngo nabikugejejeho ukuntu busanga abakobwa bava muri Afurika cyangwa se ugasanga abagiye za Dubai mu by'ukuri ari ukugira ngo abakire abarabu babanye mu kanwa kugira ngo babe amafaranga. Muze kuza kuba mwanyihanganira kuba nkoresheje iri jambo. Ngira ngo hari abajyayo gutyo ugasanga imbwa z'abo bakire nizo zibarongora, donc ikintu uwo mwarabu yifuza nyine nicyo aba yumva yagukoresha, cyangwa se ugasanga barakurongora ari nk'abagabo nka 40, cyangwa se ugasanga uragerayo ni inkoni urakubitwa, ugasanga umukire yicaye hariya ni inkoni aragukubita kugira ngo abe yakwishyura ninjoro, ugasanga yarakenera kwihagarika urasama kugira ngo abe yakunyara mu kanwa. Ibintu nk'ibyo ngibyo umva ko ari ibintu bigayitse, yaba akeneye kwituma akakwituma mu kanwa. Ibintu nk'ibyo ngibyo wumva ko ari ibintu bigayitse, kandi mu by'ukuri abakobwa ngo ubusanga rimwe na rimwe ngo babona za Dubai baragiye ngo ubuzima ngo bwize, ibintu nk'ibyo ngibyo bari mu butayu. Wakenshi na kenshi abo uzabona muri iriya miturirwa miremire y'i Dubai ubusanga ngo ari ibyo bintu bagiye gukora, ni ibintu bagukoresha, ugasanga imbwa zabo ngo zirarazi kurongora. Ibintu nk'ibyo ngibyo reka ndeke kubitindaho, gusa ni ibintu biteye ubwoba cyane. Navuga ko nk'ahari Clarisse Karasira wabonye ibi bintu ugasanga umukobwa ariyandaritse atazi ngo bimeze gute, atazi ngo bimeze gute, ugasanga mu by'ukuri yazakura n'ibyo bintu bimugizeho ingaruka. Ashaka kubagira inama avuga ati mu by'ukuri impamvu ntakurikiye ibishashagirana nuko nabibonaga ko mu by'ukuri
nzagera ahangaha. N'abantu bamwibasiriye cyane bati ibyo bintu uri kuvuga ni umugabo wawe ukugejeje aho ngaho, turakuzi wabaye mu buzima bubi, ibintu nk'ibyo ngibyo ngira ngo mwagiye mubyibuka. Ngira ngo ni ibintu byakuruye amarangamutima ubwo uyu mukobwa donc yashubizwaga n'uwitwa Yorode Queen. Ngira ngo icyo kirangirire ku mbuga nkoranyambaga, murakiza umukobwa ku mbuga nkoranyambaga, muramuzi aho nawe yavugaga ati ibishashagirana mu by'ukuri bikurikira abashashagirana. Ngira ngo aya ni amagambo uyu mukobwa yanditse, hanyuma abantu benshi n'ubundi bagira amarangamutima. Ntago ari ugusebya, ndi umunyamakuru, ibintu ndiho ndakugezaho, gusa hari benshi bavuze bati burya uteye mujugujugu ugasanga imbwiramutse wasanga nyine yimotse, nyine wasanga bariyo ububwi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ngira ngo mwagiye mubikurikirana ku mbuga nkoranyambaga, amagambo abantu bagiye baterana bavuga bati Yorode Queen, Clarisse Karasira, ibintu nk'ibyo ngibyo. Hanyuma ni ibintu biteye umugabo wa Clarisse Karasira ifasha bayo Sylvain de Joie kugira ikintu avuga nyuma y'ibyo bijya ba Clarisse Karasira, nyuma yo kumusebya, nyuma yo kuvuga ibyo bigambo nk'ibi. Ngira ngo murabyibuka, ejo bundi hari umuntu wagize gutya arangije ajya kuri Twitter, ngira ngo mwarabibonye uburyo ari ibintu byanababaje Clarisse Karasira cyane, aho yandikaga ati ibyumba ya geto yagiye watahagamo niwe mugabo wawe, jya uvuga uziga turakuzi, nuko tuba twicecekeye. Aho abantu benshi buririye kuri aya magambo uyu muntu yatangaje, yanababaje Clarisse Karasira uburyo yanavuze ko yamusebeje, ibintu nk'ibyo ngibyo. Hari benshi buririyeho batangira kuvuga Clarisse Karasira turamuzi, ibyo binari kuvuga yarasambanaga hano ibyumba, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ngira ngo byagiye bikurura amarangamutima y'abantu benshi cyane, uburyo Clarisse Karasira yabeshebejwe mu rwego rwo hejuru. Ngira ngo aya magambo acyandikwa, Clarisse Karasira yaragize ati nawe urabizi ko ugamije kunsebya ubeshya, kandi ibyo ntacyo byankoraho mbimenyereye, ati gusa Imana ikubabarire nanjye ndakubabariye. Ngira ngo uyu muntu n'ubundi wamwanditseho amagambo avuga ati turakuze, ati ngewe ndiho ndakubwira aya magambo ni nkuzi. Yahise amusubiza ati shandi imbere y'Imana nawe urabizi ko ntacyo dupfa, sinagusebya pe, ati nubwo bitari ngombwa ngo ko mbikwibutsa, byatewe n'uburyo wanditse iriya SMS. Arakomeza ati kandi uwo navuze nzi ko wamumenye rwose, ujya uvuga uziga isi nisakaye. Uyu ni umuntu watangaje aya magambo bigaragaza ko aziranye na Clarisse Karasira, ndetse baziranye buri kimwe, ndetse n'uwo muntu mu by'ukuri yajyaga muri geto yaka ibintu nk'ibyo ngibyo. Bigaragara ko amuzi bitewe n'aya magambo ari kugenda amwandikaho avuga ati Clarisse Karasira turakuzi. Ubona ko ari ibintu n'ubundi bikomeza kuba byavugwa ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, amagambo yazamuye imbamutima z'abantu ku mbuga nkoranyambaga, ubona ko agikomeza kugarukwaho Clarisse Karasira, n'ubundi bavuga bati byumba, benshi bakavuga bati turamuzi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ngira ngo yabayeyo akora no kuri radio ishingiro igihe yimenyerezaga umwuga w'itangazamakuru. Ngira ngo ni ibintu ubona ko biri gukomeza kuba byagarukwaho ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Hanyuma nyuma y'ibyo byose umugabo wa Clarisse Karasira yagize gutya arangije avuga kuri donc nk'umuntu babana, nk'umuntu nyine ubwo urumva umugore n'umugabo inshingano mu buriri, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ngira ngo wenda nago ndaza kuza kugusomera amagambo cyangwa se kukubwira bimwe mu bintu umugabo Clarisse Karasira wenda yabanje kubwira Clarisse Karasira, avuga ati mubyeyi ndagushimiye turi imfura. Ngira ngo intambara y'amagambo yabereye kuri Twitter mwagiye muyikurikira, ahubwo reka twibande kuri aya magambo uyu mugabo wa Clarisse Karasira yatangaje kuri Clarisse Karasira ari gukomeza kugarukaho mu bitangazamakuru ndetse n'imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ni amagambo y'icyongereza nyuma y'ibyo byose, nyuma yuko Clarisse Karasira bavuze ati wajyaga gusambana muri geto, ndetse n'ubu ngubu bigikomeza kuvugwa. Ngira ngo Clarisse Karasira yaravuzwe cyane, wagiye ubikurikira. Umugabo we yagize gutya aba yatangaza amagambo abantu benshi baje kuza kuba bagarukaho. Yagize ati donc uyu muntu wanditse muri geto turakuzi, ibyumba warakoraga ibintu nk'ibyo ngibyo, ibintu yaragize ati ready am Clarisse Karasira's husband. Ati mukobwa ndi umugabo wa Clarisse Karasira,
I know how I met her and she absolutely kept herself for me, and you are in no position to know her better than me. Yaragize ati mukobwa ndi umugabo wa Clarisse Karasira, nzi ukuntu twahuye kandi nzi ukuntu yanyibikiye, and you are in no position donc ntabwo uri mu mwanya wo kumumenya cyangwa se ntabwo ari wagakwiye kuba umuzi kunsumbya. Ubusesenguzi bw'ibi bintu nzi ukuntu yanyibikiye. Donc aya ni amagambo yanditse nyuma yuko abantu bari kugenda bibasira Clarisse Karasira bavuga bati izo geto z'Igicumbi tuzi umujyi bajyaga gusambana ibintu nk'ibyo reka nabivuga gutyo gusa mu mbabarire niba nkoresheje imvugo nyandagazi. Ati ndabizi neza Igicumbi ibintu wakoraga. Hanyuma Clarisse Karasira umugabo we arangije araza ati mu by'ukuri nzi ukuntu twahuye kandi nzi ukuntu, donc ni nko kuvuga ngo uburyo twahuye, reka nerure, uburyo twahuye ari isugi, kept herself for me. Ndetse nta numwe uri mu mwanya, nta numwe ufite ububasha bwo kuba yamumenya kunsumbya, kuko njyewe ninjye tubana, ninjye twabanye bwa mbere, ukuntu twahuye nzi ukuntu ameze. Ngira ngo murabyibuka Clarisse Karasira yakoze ikiganiro, ngira ngo ni kuri Arisudi one, ngira ngo yakoreshejwe ikiganiro ubwo umunyamakuru aramubaza ngo mu by'ukuri watakaje ubusugi ryari, aramubwira ngo natakaje ubusugi umunsi ndongorwa, umunsi nkora ubukwe mbana n'umugabo. Icyo yayo magambo yarayitangiye. Hanyuma we are happily married and God blessed us with our first son. Ati ni nko kuvuga ngo turishimye, donc kubana nawe turi umuryango wishimye, kandi Imana yaduhaye umugisha ndetse iduha n'umwana w'umuhungu wa mbere w'imfura yacu. Ati save your gossip and live your life. Ni nko kuvuga ngo bana yo manjwa yawe, reka kuvuga ibintu utazi, reka kuvuga ubwo busutwa, hanyuma donc urebe ibikureba. I hope you respect your limits. Ndizera ko like ugiye kwiba cyangwa se ugiye kubikora mu by'ukuri utongera kuba wavuga nk'ubusa. Like ni nko kuvuga ngo ziba n'abantu. Aya ni amagambo ubona ko ari kuba yakomeza kuba yagarukwaho nyuma yuko Clarisse Karasira n'ubu ngubu abantu ari amagambo yatangaje uburyo yibasiriwe, abantu bagikomeza kuyagarukaho uburyo uyu mukobwa yibasiriwe, uburyo bavuze bati n'ubu ngubu bakivuga bati Clarisse Karasira ntawe muze, bati rwose bati Gicumbi turamuzi n'ibintu yagiye akora igihe yabagayo, ibintu ngibyo ubona ko biri kugenda abigarukaho ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ni ibintu nabonye like ubu ngubu ndibona kugeza iyi nkuru hashize amasaha agera muri 3 hari umuntu wa postinze like muri baba n'ubundi bagenda bamwibasira, aho ya postinze ifoto Clarisse Karasira ari kumwe n'umwana ahagaze imbere ya gare, ngira ngo yanditse ngo mu yandi makuru aturuka muri gare ya Gicumbi. Like yarahagararanye n'umwana, navuga ko aho wabonaga ko Clarisse Karasira akiri mutoya. Ngira ngo iyi foto ndaza kuza kuba nayigushyira aho ngaho kuri screen yawe, ngira ngo uriho urayireba. Aho yagize gutya n'ubundi aza ni nko kwiregura, ageze ngo yo iyi ni gare ya Muhanga apana Gicumbi. Iyo foto yafashwe mu mwaka wa 2018. Uwo ni umwana umwe mu Imana yadufashije gukura ku muhanda, Theo Bambe. Ngira ngo aya ni amagambo Clarisse Karasira yaje kuza kuba yatangaza, n'ubundi abantu bakagenda bamwibasira buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ngira ngo hashize n'ubundi minota ni mikiya cyane, n'ubundi ari twitinze n'ubundi andi magambo ubona ko ari kugenda avuga ati ibyo bintu kugenda muvuga ibintu nk'ibyo ubona ko biri gukomeza kuba byagarukaho ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Umugabo wa Clarisse Karasira ati she kept herself for me, ati yaranyibikiye, ati ibyo bintu muri kuvuga ngo yarasambanaga, njyewe ndamuzi neza nzi uko twahuye, ni isugi, ibintu nk'ibyo nicyo yashatse kuvuga. Ntabwo yeruye ngo ni isugi ngo ni virgin, ariko nicyo yashatse kuba yavuga mu magambo yashyize hanze. Ndabakunda cyane, nitwa Shadu, iyi ni Shadu 250 TV. Niba utarakanze subscribe kandi subscribe, like, share
ndetse na comment, hanyuma nitujya dushyiraho inkuru wowe ujye uba mu hambere bagenda bazikurikira 5 kuri 5. Ndabakunda cyane, hasta la vista, God bless.